Wasiri ingofero yawe yansange bihiye ameze nk'abagabo nuza kumenya ibyo ngiye gutangaza mu kanya nibwo umenye impamvu nambaye bimeze neza cyane namwe mumeze mute sawa kabisa ako bijya binshimisha ukuntu mumbona nkabona murishimye ubwo mpita ntekereza nk'abari kumva radio ukuntu bo bishimye barishimye cyane ibyishimo Imana yazanye ku isi Wasiri arikambwire urabona iyo ngofero hari abantu b'abasaza yo ni effect ya Wasiri hari abantu b'abasaza bagira umuco utari mwiza baba bicaye ku isantere binywera icupa urumva niyo wagira amategeko menshi ahamagara umugore amwe ati nsanga byahiye ati kandi izo hene mwaziziri kandi nsange wanakarabye wicaye muri salo kibaza ibyo bintu byose ukuntu bikundira icari bikakwebera ko izi studio zirasa neza urabona ko icyumweru munyakiramo mwahinduye studio ariko mvuye igicumba abantu mvuyeyo bababaye cyane biragenda biti turere twose 30 ndajya ntubera icari imwe cyangwa muri kuri radio Rwanda kugira ngo bose mbaganirize ndajya mbigira baganiriza kuri radio Rwanda ndajya mbigira ngushakiye iminota 5 ya buri munsi iminota 5 Radio Rwanda yagenewe Wasiri ngo ashimisha abanyarwanda. Imbavu zanjye nago zavyemera. Ndakwimujije. Karibu mu rubuga rw'imikino. Dusomeho sha. Murakoze. Soma kuri utwo tuzi. Kwizige. Nta bantu se bari kwakira Wasiri aho kuri YouTube ngo twakira Felix. Uruca abana kwe. Rona Fisto Felix nawe atahise yihuta ngo aze. Amasaha y'amakuru asarana. Zimene wanya arabuzwi. Urabuzwi. Uzi urwego Fisto ariho. Ubashatse yavuga ati ncamake reka tuzireke. Ariko Wasiri ako nago wazizana nkazisoma Fisto. Wasiri ashoboye ibintu byose. Wasiri rero. Yego. Turakwakiriye twagira ngo abareba bamenye ko wahageze tugiye kwimukana mu kanya mu isaha ya 3 kuri YouTube ya Radio Rwanda turi kumwe reka twinjira bazamureba asa neza cyane yambaye nk'abanyamerika araza kumbwira nimba ari kwisanisha na Spain urakoze cyane noneho Jigiba ntabwo bazaba baje kumureba bazaba baje kwivuza amazi utandukanye kureba no kwivuza namara kubavura muzarebe atis mumaze kuvurwa amaso muzareba atis wavuze ngo ni love connector ni wa muntu ukina umupira ex wawe mwapfuye ikintu icyo ari cyo cyose uzahita umureba umubwira uti ndakubabare nubwo nta mbabazi wanze agenda kabisa kwiyunge none hakakanye abantu batumvikana kwa kuna bicaranye muri stade icenga ryiwe rimwe muhita musuzanya muti nawe wahageze nanjye ndahari atwamubonye that's why he is love connector kurundi ruhande miryango mu kinyarwanda kurundi ruhande rero hari umukinnyi ikipe ya Rayon Sport avanye mu ikipe ya Mukura nari inyote yewe rero reka nkubwire Wasiri ntabwo ndavuga umwataka ariko utazamuna nagerwaho yego nta kigo turaza kumusoreza ngira ikintu nagiye oya icyo kintu ndakivuga maze gupfundikira ko gaseke gapfundikira hazana dukuramo Wasiri ntabwo ushobotse man ikipe ya Rayon Sport yasinyishije umwaka hari ikipe ndigeze kuri umukino ukomeye nk'uwo ubaka kanya muri gahunda ya visit Rwanda muri murongoranga batabwo kwamaze kubona request yuko tuzahabwa award yo gukora ikintu kizazana abakerarugendo benshi mu Rwanda ni ndiri wegereye Aston Villa very close akantu gato cyane utandukanye cyane biregeranye cyane ubundi biregeranye yewe uyu mwataka agisinya muri Rayon Sport naravuze ni se ayo mafaranga avuye aho si uje gutunga ikipe nyine ntaje nk'umushoramari w'ikipe wari uje kujya ahembera cyane Rayon Sport ishobora guhemba uyu muntu wagendaga mu Barabu uvuye i Dubai yakoreraga amafaranga angana kuriya aje muri Rayon Sport bakama muri Kigali komana amone Lamborghini yiwe azajya agendamo na Barabas azajya agendamo gusa imodoka nk'izo nziza rundi muntu uzi ariko yayimanura yagira ati ntabwo ndagira ku mikinire rigo oya buretse imikinire ntazayimanukanemo n'umuntu oya afite madamu bazazana na madamu aze kwiturira i Kigali abantu ariko barimo baravuga ati se ko Wasiri yanze kuvuga ture